Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwese mukurikirana Yapfiriye TV. Uyu mwanya rero ndagira ngo turebere hamwe inkuru irimo ivugwa, inkuru ibabaje kandi inkuru irimo n'amayobera ateye ubwoba. Ni inkuru y'umukobwa wagize gutya akajya kwaka serivisi yo kuboneza urubyaro mu ivuriro, ariko bikaza kurangira aguye muri ririya vuriro. Byaje kurangira apfiriye muri ririya vuriro, ndetse ubu tukaba twakubwira ko RIB yaje kuba yinjira muri iki kibazo cy'uyu mukobwa waje kuba apfira kuri ririya vuriro, nyamara yari yagiye kuri ririya vuriro atarwaye, ari serivisi we yaragiye kwaka. Serivisi yumvaga ko mu mwanya mutoya barabamaje kwimuha akahita asubira iwabo. Nkuko rero bivugwa, ni urupfu rwabaye muri iki cyumweru, aho uyu mukobwa w'imyaka 26 yagiye kuri poste de santé yijyanye kuko nta burwayi yari afite, ahubwo yaragiye kwaka serivisi zo kuboneza urubyaro. Abo mu muryango rero wa nyakwigendera bavuga ko yagiye kuri iri vuriro mu ntangiriro z'iki cyumweru ashaka ko bamukuramo agapira ko kuboneza urubyaro yari afite mu kuboko, ariko agenda yumva ko ari ibintu bisanzwe, ndetse ataratinda arahita agaruka mu rugo. Ubwo rero uyu waje gutanga amakuru ko abivuga, uyu mukobwa akaba aragiye wenyine kuko yumvaga ari serivisi isanzwe. Hanyuma rero umuganga wamwakiriye yaje kugira gutya amutera urushinge rw'ikinya kugira ngo akuremo kaga pira bitamubabaje. Byaje kurangira rero uko bakamuteye ikinya agasinzira, byaje kurangira ahezeyo ntiyagaruka. Nuvuga ngo yasinziriye burundu, ntabwo yigeze yongera kugaruka mu buzima busanzwe. Ibi rero byahise bimenyeshwa inzego, ndetse zitangira n'iperereza, aho kugeza ubu nyine uwitwa Ndorimana Etienne akaba ari nyiri ivuriro yamaze gutabwa muri yombi, nk'uko byemejwe n'umuvugizi cyangwa se byemejwe n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, Dr. Murangira Yapfiriye. Dr. rero Murangira Yapfiriye akaba yavuze ko iki kibazo kiri gukurikiranwa, kandi akaba yagize ati ukekwa Ndorimana Etienne akaba ari we nyiri poste de santé inshuti Nyabikoni yarafashwe. Uyu ukekwaho kandi kugira uruhare mu rupfu rwa nyakwigendera afungiye kuri sitasiyo y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ya Karama, mu gihe umurambo w'uwapfuye we wajyanywe muri laboratwari nkuru y'igihugu ya RFI kugira ngo akorerwe isuzuma rigaragaza icyamuhitanye. Ikintu rero kibabaje hano ni ukuntu yagiye ari muzima nta kibazo yifitiye, bikaza kurangira ubuzima bwe busigaye hariya. Byumvikane ko rero araza kuba uyu nguyu nyiri iki kigo nderabuzima nyiri poste de santé yitwa inshuti Nyabikoni ikorera hano mu mujyi wa Kigali. Biraza kurangira abashijwe ibigendanye n'uru rupfu rw'uyu mukobwa rwose utigeze avugwa amazina ye, nawe wari wagiye kwiyakira serivisi yo kuboneza urubyaro. Urumva ko rero ibintu ntabwo byoroshye, ibintu ntibyoroshye kabisa.